mwese mwankurikiye kuva hicano yabaho kugeza maginga ya muri abantu b'ingirakamaro kuri njyewe, by'umwihariko ku muryango mugari wa Jasper Rwanda. So nagarutse rero nagira ngo ikintu kinzanye ntabwo ari ikintu gisanzwe, ikintu kidasanzwe, kuko abantu benshi nabonye bafite confusion kuva ku munsi w'ejo. Abantu batangiye banyandikira, banyohereza ubutumwa bugufi, yaba banyandikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bambaza ibijyanye n'umwe mu basitari hano mu Rwanda dufite. Nta wundi bambazaga rero n'umuntu bita Captain Regis. Captain Regis, abantu kuva ejo babonye post ziwe, haba kuri IG, haba ari kuri TikTok, ndetse ngira ngo no kuri YouTube. Abantu mwatangiye kubona amashusho atandukanye agaragaza we ndetse n'umukunzi we mu gikorwa cya proposal. So abantu rero bakomeje kunyandikira bambwira ati ibi bintu bimeze bite, ibi bintu koko ni ibyanyabyo cyangwa se ni fake proposal, nk'uko abantu bakomeje kugenda babyibaza no mu zindi video zimaze iminsi zitrendinga ku bandi basitari batandukanye hano mu Rwanda. So niyo mpamvu rero nyamukuru inzanya hanga kuri kamera kugira ngo mbaho ukuri. Ngiye kubaho ukuri nka Jasper not wundi muntu usanzwe, ahubwo Jasper w'inshuti na Regis, muntu bari kumwe akenshi umunsi ku munsi. Ngiye kubaho ukuri, ntekereza ko nawe umunsi aza kuba yabonetse yahugutse ibyarimo, nawe aza kuza akitereka kuri kamera akagira icyo ababwira ku bijyanye na proposal yiwe. So proposal ya Regis rero yarabaye. Uyu ni umunsi wa kabiri ngira ngo ibaye, kuko yabaye ku munsi wabanjirije uw'ejo hashize. So proposal ibera muri Onomo Hotel hano mu mujyi wa Kigali, aho byari byiza cyane. Ngira ngo abantu mwagiye mubona video, arababonye amafoto mbere yaho ho gato, ariko byari ibintu byiza cyane, byari ibintu biri very amazing ku buryo abantu bose yifuzaga kuvuga ati ewana kabisa, kuki why tutabaye invited muri event. So ni ikintu cyiza cyane rero, kandi abantu bakunze barabyishimira. Abenshi batwandikiye bishoboka, arabamwandikiye, ari nanjye banyandikiye, abana bambwira ati Regis noneho aciye agahigo nyuma y'igihe kinini, igihe kitari gito, ari muri Rwaserera muri media no mu Rwanda. Mbese bumvaga byabarenze kuko Regis ni umwe mu basitari hano mu Rwanda, ariko niba twavuga n'abantu mbese izi mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda zagiye zigarukaho cyane kurenza n'abandi basitari batandukanye, bitewe na saga zagiye zibamo mu nkundo zitandukanye, hato na hato. Uyu munsi ari kumwe na kanaka, ejo ba breaking up yakomeje na kanaka. Murabizi kundusha abantu mwese mukurikira izi mbuga nkoranyambaga. So Regis rero nyuma y'iyo myaka yose aravuze ati noneho nanjye reka ibintu byose nibiweke pembeni kabisa, mbishyire ku ruhande, noneho mbereke ewana the one and the only one nahisemo mu bandi, among the others, mu bandi benshi basigaye cyangwa se igihugu gifite. Nahisemo umwana mwiza w'umunyarwandakazi, umwana umbereye, umwana ubereye umuryango, umwana wicisha bugufi ewana. Noneho wongereho ngo who is very cute, umukobwa mwiza cyane kabisa, ni mwiza cyane. Abantu mwese bacitse ururondogoro, ndabizi abantu benshi bamubonye baravuga ati Captain Regis kabisa, ubundi uyu niwe yari ategereje, uyu niwe umubereye. So ni ibintu byiza cyane rero, ni ibintu byiza cyane, kuko ni plan yakoze mu gihe kitari gito, mu gihe cy'imyaka itari hasi y'imyaka 5, ari muri relationship n'uriya mwana w'umukobwa bita Vanessa. Umwana mwiza cyane rwose pe. Abantu bose bakomeje kugenda bamushimira, bamubwira ati congratulations Captain Regis, uri umuntu w'umugabo kabisa. Nyuma y'uko ibintu nka byose bibaye bikaba bikarangira,
uba ugomba kuza mu yindi sura nshya ukagira ikintu twereka kabisa abantu bakavuga ati ewana ude chapeau, big congratulations my boy. So yabikoze rero Regis twereka umukunzi we ndetse aramupropoza atubwira ko ariwe bitegura kubana, atubwira ko amusabye kuba abana. Umukobwa nawe yaje avuga ati kabisa why not, why ntabana n'umusitari nka Captain Regis. Abana b'abakobwa bose bifuza kubana nawe hano mu Rwanda ndetse no muri diaspora. Gute njyewe Regis koko imyaka 5 tumaranye nakwanga ko mbera umufasha. So umwana w'umukobwa Vanessa rero aravuga ati ewana I say yes, kandi she said officially, aravuga kabisa ewana bose babireba ndabyemeye, uzambere umugabo nanjye nzakubera umugore. Nuko byagenze rero, byabereye muri Onomo Hotel hariya hafi kabisa mu mujyi rwagati. So abantu rero bakimara kubibona, abantu banzi particularly ku mubano wanjye na Captain Regis, aho tubana nk'inshuti z'umwihariko, inshuti zakadasohoka, ko Captain Regis ni umwe mu bantu b'inshuti zanjye cyane, twanabanye imyaka myinshi cyane, tumaranye igihe kinini kitari gito, na mbere yuko abantu bamubona muri ibi bya social media, muri entertainment. Regis twabanye mbere y'iyo myaka yose, so twabanye akora kandi kazi gatandukanye n'aka kazi ka sinema nk'uko mumubona uyu munsi ari umusitari mu gihugu. Navuga ati kabisa uyu nguyu is one of the best actors in Rwanda. So Captain Regis rero twabanye mbere y'iyo myaka yose. Buri muntu wese mubanye mbere y'imyaka, umwanya hafi imyaka igera mu myaka 8 bityo, ntabwo ari imyaka mikeya, nukuvuga ngo umuntu mamuziranye cyane. Regis rero nk'uko abantu bagiye babimbaza bakambwira ati se koko ibyo bintu ni ukuri yapropoje cyangwa se ni AI, nk'uko AI zirimo gukora muri iyi minsi, ese koko yaba ari filme, ese byaba ari pranka, ibyo bintu bimeze gute, wadushyiraho umucyo. Niyo mpamvu nje rero nkiteka kuri kamera za Jasper Rwanda kugira ngo mbahe ubwino, mbahe ukuri. Naje rero, wowe icyo usabwa ni gukora subscribe kuri Jasper Rwanda, ubundi ewana tukabana muri iki kiganiro nkaguhereza amakuru yose. Nk'uko nabibabwiraga, Captain Regis ni umuntu utandukanye n'abandi bantu, atandukanye n'abandi basitari bose hano muzi mu Rwanda. Ni umuntu uri unique muri ubu buryo. Regis ni umuntu muri we utagira ibintu byo gushyuha cyane, ushobora kubana ikintu ku mutima we akakimarana igihe kinini mubana ariko atarakikubwira, kandi ari n'ikintu cyiza, ari ikintu giteye amatsiko, ariko we akavuga ati wana reka nkigumane ku mutima, nzakibabwira kuri finale. So Captain rero niko byagenze no kuri iyi proposal, kinamaranye igihe, gusa nyine nari nzi ko muri we iyo gahunda ayifite, ariko ntago yigeze ambwira specifically ngo biri ryari. No, yarambwiye ati biri vuba, ndi hafi gupropoza, wowe be ready kuko ewana azaba ari show byatari. Ambwira ati se man ugiye gupropose uhe muntu? Nkamubaza se, akambwira ati wose uramushakira iki waretse ugategereza umunsi? Ambwira se ni kanaka wapi? Ese ni kanaka wapi? Ese ni kanaka wapi? Ariko ndagira ngo mbabwire iki kintu, Regis ni umuntu utandukanye n'uko mwebwe mumubona. Abantu benshi ngo yakundanye mu nkundo zitandukanye, ngo zigaferinga, ngo bikagenda gutya na gutya. Ndagira ngo mbwire ko we muri we Regis ni umwana w'umukobwa ya propoje, ni umwana bamaranye igihe, ziriya saga zose mwabonaga zabaga muri media ahantu hatandukanye, rwaserera abantu baravuga uko bashaka, ivi barabara. No, Captain yari kumwe n'uwo muntu, yari kumwe n'uyu mukobwa we, ndetse niyo byabaga kenshi babaga bari kumwe biganirira, ewana kabisa avuga ati reba biri kubera imihanda nuko bimeze, ibera imihanda nuko bimeze. Yes,
you became crazy, some of you, kuko mwebwe mwari muri mu bintu mutazi mu gihe captain we ibintu bye byabiri ku murongo gutya yabiplaninze avuga ati ewana vuba kabisa ngiye kubatamo igikwe, ngiye kubereka ewana umuntu ngiye kubana nawe akaramata. So yabaye muri icyo gihe rero agumana n'umwana we umukunzi we barabana, bavuga ati bihaye igihe runaka, ariko kubera pressure nanjye mubwira ati captain kabisa urashaje, gira vuba uve mu nzira uhereze n'abandi umwanya nabo bashake, kuko Regis byarakuze kabisa. Regis arakuze, bashobora kumuramuka mu myaka 20, 22, 25. Regis ari mu myaka iri hejuru ya 30 kugira mwumve ko ni umuntu mukuru. Regis buriya gemuzi naramaze gushaka, kuko nabaye mariye ngira ngo Regis dukorana ariko mu kandi kazi gatandukanye na sinema yakoraga. Nje nari muri sinema ariko we yari mu kandi kazi. Kuva icyo gihe rero urumva niba amaze imyaka hafi igera mu myaka 8 ngiye ndi mariye. Regis icyo gihe yari umuntu mukuru kabisa, yari umuntu mukuru, bivuze ngo nawe cyari cyo gihe cyo kugira ngo natwereke umuntu, atwereke nawe bagiye kubana, noneho tumufacilitating, tumufashe, tumusupporting kabisa nawe ibintu bye bigende neza. So Regis rero finally akoze igikorwa cy'abagabo. Iminsi yashize abantu babonye Nyambo Jessica nawe yarabivanye mu nzira. So ndagira ngo mbabwire ko abastari bose ni uruhererekane, baragenda babivana mu nzira. Ejo bundi hari Nyambo, ejo bundi hashize nanone Captain Regis nawe yabikuye mu nzira, yarapropose izindi gahunda nazo z'ubukwe. Muragenda muzimenya umunsi ku munsi, kuko ntekereza ko aracyari bizemo ukuntu, ariko nyuma yuko aza kuba abaye disponible aragaruka abwire gahunda yose uko iteye, schedule yose y'ubukwe bwe uko ipanze. Hari umuntu wanyandikiye nimugura arambwira ati se Jasper, ko mu minsi yashize twabonye nawe wakoze proposal ariko it was wrong. Ntabwo byari ukuri, it was fake proposal, kuko twabonye ko warapropose ariko nyuma inkuru zirakwirakwira hose ati uriya muntu wapropoje dusanzwe tuzi ko ari mariye, abandi ati se koko nibyo cyangwa ni filime, ni prank, bimeze gute? Ariko finally twaje gusanga ari filime. Se none icyizere dufite ko na Captain Regis byaba ari proposal, ariyo proposal, amahirwe twabiheza amahirwe angahe kujya. Ndagira rero mbamara impungenge mwe mwese mwanyandikiye, urumva benshi mwanyandikiye mugendeye kuba ndi inshuti na Regis, mugabo se Regis ntabwo yakora ibintu utabizi uko biri kose, ubifiteho amakuru. So duhereza ukuri rero nuko nguko Captain Regis yapropose aho byabereye, nkuko nababwiraga byabereye Onomo. Mwe mwambazaga ati se ko nta bandi bantu twabonye muri proposal, twabyemera gute? Tubwire wowe Jasper, tubwire niho dukeneye amakuru, kuko nta kuntu byumvikana ko abantu bajya gupropoza gusage mu muntu umwe n'uwo arimo gupropoza abonye nta bandi bantu bahari. Se mu bwa mbere se mubonye proposal nyuzo ngizo? Mubonye ko Regis amaze igihe gitavuye muri Amerika nahe. So rero nawe uko yabonye proposal zaho ziba, nawe niko yahisemo kuzikora iziwe, afata umwanzuro ko ari gupropose we n'umuntu we wenyine gusa, uretse ko ozarantu around them hari abandi bantu bari bitabiriye party, kandi nabo nubwo wenda batagaragaye muri la short video, kuko hari naka video gato mwabonye katarenye ngira mu munota, ariko umunsi aza exposinga indi video yose ngira ngo muzabona ko hariho n'abandi bantu bitabiriye. Abambazaga ati none ko tutigeze tukubona gute wowe proposal ya Regis nk'umuntu w'inshuti ye magara, wowe waba tutayigaragayemo? Hari abandi bantu mwiza mubona bagaragayemo uretse we na sheri wiwe se mwabonye? Nta bandi bantu mwabonye. So mutegereze indi video muzayibona, uretse ko mutanambonyemo nta kintu kidasanzwe cyaba gihari, kuko ari bwa tujye tuba abantu b'abanyakuri kandi tuba abantu b'abanyabwenge. Mu minsi yashize nabonye abantu barimo gutera Nyambo Jessica amabuye, bavuga ati se kuki atigeze atumira inshuti ze za hafi
bamentioninga amazina amwe n'amwe cyane cyane nka Jojo, bamentioninze Miki ndetse na niba nibuka na Aisha, ati se kuki ari inshuti ze za hafi, kuki batigeze bagaragara muri proposal, batagaragaye muri proposal ye. Ariko ibyo ni ibintu bisanzwe, ushobora gutumira mureke kumutera amabuye, ashobora kuba yarabatumiye ubwabo bo bakabura kubera impamvu zabo zitandukanye kandi ziri ngombwa ko babura. Reka mbahereza nk'urugero, mpamya ko Jessica ni inshuti ndahamya ntashidikanya ni inshuti ya Jojo cyane, ku buryo yaba n'ibikorwa byo gutegura proposal cyangwa se na mariage muri rusange Jojo adashobora kubiburamo, nk'uko mwabibonyemo na Mama Niori n'abandi bari babirimo. So ashobora kumwinvitinga akanamuhereza gahunda yose uko iteye, ariko bikarangira Jojo ari ubuze kubera impamvu ze bwite. Heda ashobora kuba arwaye, Heda ashobora kuba hari ibindi bintu yagiyemo nabyo bitamwemereye kuza, ariko bidakuyeho ko Nyambo yamutumiye. So ibyo rero byo kumutera amabuye ngo ntiyigeze abatumira, nabo ngabo wenda nabo bashobora kuba hari impamvu zindi zabo zibatera kubivuga, bakajya ku itangazamakuru ngo Nyambo ntiyigeze adutumira, byagenze gutya na gutya. Tujye tureka kujajinga abantu, ahubwo natwe ubwacu turebe se iki kintu ubundi mu buzima busanzwe kirashoboka ko umuntu ashobora kugutumira ariko wowe ukabura? Si ibintu bisanzwe se? Ni ibintu bisanzwe rwose. Ikindi ni uko Regis muri proposal yiwe, ngira ngo ngewe ujya kuba twari tumaze umunsi umwe ngira ngo turi kumwe, turabana kugeza nijoro, ko twatandukanye nijoro bwije cyane. Ako dutandukana ambwiye ko afite gahunda ya proposal, afite gahunda y'ubukwe, ariko kubera ko ari umuntu w'inshuti yanjye nyine tuba duterana blague, njya kenshi ndamubwira ati mwana ariko izo blague zawe zihorere ujye kuzibeshya abandi bantu. So twaratandukanye. Ku munsi wakurikiyeho yarampamagaye, it was around 10 am, arampamagara arambwira ati Jasper, you know, ati wamenye ko nogoshwe se? Ati nogoshwe noneho, ati umusatsi nakuyeho. Nambwira ati shaho izo blague zawe zo kogosha ntago ari ubwa mbere uzimbiye, n'ubwa mbere warazimbiye, tubonanye nsanga ntago wogoshwe. Rero na n'uyu munsi wikongera kumbeshya, izo zo zihorere kabisa, zihorere zizinyimiraho. Arambwira ariko mwana nibyo ntago nkubeshya. Ati suragira nkwereke ifoto, afata pike arayinyoherereza. Nibonye ntekereza ko ari AI sinzi impamvu ibintu byose ntago trusting ibintu, hariho du percentages duke ko kwemera ikintu kubera high technology ya AI yaje. Byarangiye rero mubwira ati se koko nibyo? Arambwira ati nibyo. Ntanga kubyemera, ndavuga ati ndaza kubyemera ngewe nje kukureba tubona, cyangwa nuza kundeba mu rugo tukabona nawe ndaza kubyemera. Ikintu cyakurikiyeho ni iki rero, nuko nanicariye mu rugo ndi guscoringa kuri TikTok, ngiye kubona mbona ari kuri live TikTok. Niba ntibeshye hariho Sankara de Premier, hariho Kilaman, sinzi n'undi muntu umwe bari kuri pano yiwe, yari yazamuye kuri pano yiwe. Ngiye kumubona koko mbona Regis yogoshe, mbonye yogoshwe numva mbaye surprised, ndavuga ati noneho rero yose ari umunyakuri birenze, yambwiye ibintu bigira blague ariko bya bintu koko just ni ukuri. So nyuma naje kumuhamagara navuga ati noneho ndabona kabisa bya bintu hari ukuri, urumva. Nyuma rero nibwo yaje kongera arambwira ati none uri ready tuze kujya muri proposal yanjye? Proposal yawe se man uri serieux cyangwa? Mwana ndi serieux ugiye gupropose? Shabyihoreza. Nabwo se ni kanaka se? Ati wapi? Ni kanaka se? Ati wapi? Nose ugiye gupropose andi niba muri abo mwana mugiye nta n'umwe urimo. Arangije arambwira ati ewa ndaje muri iyi minsi ngutemo nkubwire ko gahunda affaire iri done. So Regis rero ndagira ngo mbabwire abanyarwandakazi, Regis ya propose bijyanye n'ubundi bukwe n'iki byose wanamubyemere, agiye kubatsamo vuba ahangaha rwose. Tujye kwambara amakoti, kandi mwamubonye nawe yambaye ikoti ryiza cyane kabisa. Dushimira abantu bamwambitse, dushimira company mwambika, kuko yambikwa na shop ikomeye hano mu Rwanda. Ngira ngo abantu nimurayimenya, ariko
ni shop ikomeye ndetse ashobora no kuba ku makuru make dufite ariko tukirimo gutohoza ashobora kuba afite n'imigabane muri iyo shop yambika abasitari batandukanye hano mu Rwanda. So mwakoze rero kubana nanjye Jasper Rwanda, ndagira ngo dukomeze tubane. Umuntu wese utarakora subscribe kuri Jasper Rwanda ewana ugomba kuyikora, ubundi tukajya tubana ibiganiro byacu umunsi ku munsi ewana. Nakagaruka rero kandi ndabakunda cyane.